Muraho neza, Yesu nashimwe kandi Yesu nahimbazwe. Nejejwe n'Imana mu mutima wanjye kubwo kugaruka uyu munsi mu ijambo ry'Imana kuri iyi cano. Maze iminsi ntaboneka ariko Imana ishimwe ko itwemereye uyu munsi tukaba tubonanye, kandi Imana ibahe umugisha. Mbahaye ikaze rero mu ijambo ry'Imana ry'uyu munsi. Ni ijambo tugiye gusanga muri Zaburi ya 23, ni ry'Imana yashyize ku mutima wanjye. Hari icyo Umwuka Wera ashaka kongera kuvugana nawe, wowe mukunzi wa Women Girls Ministry kandi mukunzi w'ijambo ry'Imana. Ni Zaburi rero ya Dawidi, itangira itubwira ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena, andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, anjyana iruhande rw'amazi adasuma, asubiza intege mu bugingo bwanjye, anyobora inzira yo gukiranuka ku bw'izina rye. Naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, sinzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe nawe. Inshyimbo yawe n'inkoni yawe nibyo bimpumuriza. Untunganiriza ameza mu maso y'abanzi banjye. Unsize amavuta mu mutwe, igikombe cyanjye kirasesekara. Ni ukuri kugirirwa neza n'imbabazi bizanyamaho iminsi yose nkiriho, nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iteka ryose. Amen, amen. Mukunzi wa Women Girls Ministry, muri iri jambo Umwuka w'Imana arakwibutsa yuko ufite impamvu yo kuguma mu nzu y'Imana, ufite impamvu yo kutajya mu zindi nzu zitaramye Imana ngo utere umugongo inzu y'Imana. Impamvu ijambo ry'Imana ritubwiye ngo ni uko kugirirwa neza n'imbabazi by'Imana bikomaho iminsi yawe yo kubaho kose. Rero kugirirwa neza kw'Imana, menya ngo kuri kumwe nawe. Nawe rero ugambira gukorera Imana ibyiza, uguma mu nzu yayo. Wange kuva mu nzu y'Imana ngo ujye kure y'inzu y'Imana. Kandi ijambo ry'Imana rirakubwiye ngo naho wanyura mu biteye ubwoba ntukagire ubwoba, ntugatinye ikibi cyose kuko Uwiteka ari kumwe nawe. Kandi ijambo rikakubwira ngo inkoni ye n'inshyimbo ye biri kumwe nawe. Humura rero, Imana iri mu ruhande rwawe nubwo ubona uri kunyura mu bihe bikomeye, ariko menya ngo ni ukuri nubwo uri kubicamo Imana irahari, Imana iri mu ruhande rwawe. Ijambo rikambwira ngo nk'uko imisozi igose Yerusalemu ngo niko Uwiteka agose abe. Humura rero, mu Uwiteka agose nawe urimo, mu Uwiteka agose muri uyu mwaka nawe urimo, kandi ugoswe n'uburinzi bw'Imana. Ijambo abanyarwanda baravuze ngo uhagarikiwe n'ingwe aravoma. Nawe igihe cyawe kizagera uvome kuko uzaba uhagarikiwe n'ingwe. Hari igihe cyawe kizagera imigisha yawe ize. Ijambo riratubwiye ngo antunganiriza ameza imbere y'abanzi banjye, ngo akansiga amavuta mu mutwe, igikombe kigasesekara. Hari igihe igikombe cyawe kizuzura gisesekare, ari nta mwana w'umuntu n'umwe ufite uko yabihagarika ngo avuga ati gabanyaho, wimwuzuriza bingana gutyo. Ni Imana itanga ibyuzuye rero, ntabwo ari Imana itanga igice. Ni Imana izaguha ibyuzuye ndetse ngo bisesekare. Imana iguha umugisha rero. Iri ni ryo jambo Imana impaye muri iki gitondo, kugira ngo ndibwire umuntu wese ukunda Women Girls Ministry, umuntu wese ugiriwe ubuntu n'Imana bwo kureba iri jambo, nuko hari umugambi Imana igufiteho. Ni Zaburi ya 23, ntago uzakena kuko Uwiteka ari we mwungeri wawe. Buri gitondo ubwire umutima wawe ngo ntago nzakena kuko Uwiteka ngo niwe mwungeri wanjye, kandi andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, akakujyana iruhande rw'amazi adasuma, ndetse agasubiza intege mu bugingo bwawe. Haleluya, Imana ishimwe. Hari igihe ubugingo bwacu bujya bushiramo intege pe, ukumva nta mbaraga ufite, ukumva ibyo kwizerwa ndetse n'ibyo kwiringira birimo urabibona nk'ibifashe igihe kirekire kuri wowe, ariko Imana ishimwe ngo niyo isubiza intege mu bugingo bwacu. Bwacya mu gitondo ukumva imbaraga zagarutse, imbaraga z'umwuka ndetse n'iz'umutima urazifite. Imana ishimwe rero, nawe igusezeranije ko izajya isubiza intege mu bugingo bwawe. Humura, ntabwo uzakena kuko Uwiteka ari we mwungeri wawe. Imana ibahe umugisha rero, kandi iri jambo rikomeze kubabera nk'itabaza uyu munsi. Iri jambo atari n'uyu munsi wonyine, rikubere umucyo ukumurikira, kuko Uwiteka kuyobora inzira yo gukiranuka ku bw'izina rye. Imana ikomeze kutuyobora inzira yo gukiranuka ku bw'izina ryayo, kandi natwe dukomeze kuyaturira gukomera kwayo, dukomeze kuyaturira yuko ari we mwungeri wacu. Turagushimiye, uri mwiza, uri uwo kubahwa Data. Tugushimiye ineza yawe, tugushimiye mwiri Zaburi ya 23, Zaburi ya Dawidi. Uwiteka, aya magambo yose yanditsemo turayakubwiye muri iki gitondo, utugirire neza mu izina rya Yesu Kristo. Ugirire neza umuntu wese uri kureba iri jambo Mana, umuhe umugisha
kandi Uwiteka Nyiringabo Imana ijambo ryarambwiye ngo ntawe uzakorwa n'isoni ngo mu bagutegereza kereka abazava mu masezerano ari nta mpamvu. Turinde kuva mu masezerano, niducika n'intege imbaraga zigashira mu bugingo bwacu, udusubizemo imbaraga, ukomeze kutuyobora inzira yo gukiranuka ku bw'izina ryawe. Nuko rero utugirire neza, umuntu wese uteze amatwi Women God Ministry umuhe umugisha, aya magambo yo muri Zaburi ya 23 uyasohoreze ku buzima bwe, Mana Nyiringabo azabirebesha amaso ye. Urakoze rero, ubane natwe muri uyu munsi wose, Mana ntaba ari twe ahubwo izina ryawe rihabwe icyubahiro muri byose. Urakoze, ni mu izina rya Yesu mbisabye nizeye, amena amen. Murakoze rero bakunzi ba Women God Ministry, Imana ibahe umugisha, tuzabonana ubutaha, kandi niba uri mushyashya untera inkunga ndakwinginze umpe subscribe. Bye bye, naho ubutaha.